yishwe n'imbaraga siyo nzu bahita bayikinga barangije biburundi barahone icyo ntabwo yakijya none siyo nzu batayikinga ko nta muntu wayizeyemo bari kuvuga n'iki kopera yishwe n'imbaraga sa ntabwo yajya kwicana zirambaraga mushaka indi nzu ntabwo yajya muri iriya nzu y'imbaraga sa iriya nzu y'imbaraga sa ntabwo yayijyamo azajya mu yindi n'umusaza wacu azagwe ahandi rikataguye mu nzu y'imbaraga sa. Tuguhaye ikaze kuri Rwanda Star TV. Niba utarakanda subscribe kandaho noneho amakuru yizewe kandi acukumbuye atazajya gucika. Turajya mu karere ka Gisagara mu murenge wa Kibirizi mu kagari ka Duwane bigaragambije banga ko umuturanyi wabo witwa Bandurayingwe Yohani ajyanwa mu nzu. Iyo nzu bavuga ko ari inzu y'imbaragasa kuko umukecuru witwa Maria wabaga muri iyo nzu yaterwaga imbaragasa ariyo amavunja. Bakavuga ko amavunja yavaga ku badayimoni bityo ngo ntabwo Bandurayingwe nubwo inzu ye yashaje cyane ku buryo ishobora kumugwaho akwiye kujya muri iyo nzu ya Maria ahubwo ngo akwiye gushaka ahandi akodesherezwa. Ukuntu nyizi umukecuru arwaye imbaragasa kuva hasi kugera hejuru birangije kandi yari umugore ukiri muto yari kukuze ariko atangana nanjye birangije imbaragasa zikajya zituruka mu gisenge bagakubura abanyabuzima murabazi bakora kwa muganga bazana ya miti yo kwa muganga bakamwoza bakamutera imbaragasa ziranga kugera ubwo imbaragasa zirwaye ku nkokora zirwaye hana zirwaye no ku bintu hose kugera ubwo imbaragasa zimwishe amaze gupfa yanzuye urugi baje kurukura barukuye simbazi barahomera noneho bamaze guhomera rero yarishwe na za mbaragasa ntituzi iyo byaturukaga ntago umuturage wacu nubwo ari agasaza mwamujyana kumujugunya muri abo badayimoni b'imbaragasa. Nibyo kuko ahantu bari kumwohereza hameze ahantu bari kumwohereza habaga umukecuru ufite imyaka 55 cyangwa 60 noneho niyigeza abyara barapfuye ariko yapfuye nta mwana afite ako kanya yapfuye nta mwana afite ako kanya bamushizeho yaribanaga noneho inzu ababizera Maria baza kumutwara bamutwara imbaraga zaramwishe bamutwaye arakira imbaraga zirakira barongera baramwohereza ahigeze marongera arwara imbaragasa guhera ku mano kugera mu nzara z'intoki ubwo ararwara tukatumushyira amandazi tukamushyira ibikoma tukamushyira amazi akarya ari ukumutamika atabona ahantu afatisha none rero iyo nzu urugi rwavuyeho nimba ari umuryango warukuyeho ku nzu barangije bazana ibiti barafunga barahomera n'icyondo nta n'umuryango igira nta n'idirishya igira. Ko bari kwimwoherezamo rero mu bifata gute ko bari kwimwoherezamo nta nubwo twabaturage twabyemera. Uyu musaza afite imyaka 77 nawe arakuze noneho aho kugira ngo nawe ajye kumera nk'uwo wigendeye kandi no hari amazu guhera ku 1000 kujya ku 1010 ubona inzu ku kwezi. Urumva inzu ntabwo zihenze nangaho bashaka indi nzu bamushyiramo akagari kakwishyura bakura mu baturage senkani igiceri tugateranya iyo nzu tukayishyura ubwo umurenge icyo zadutegeka nicyo tuzakora ariko iyo nzu ntabwo ari kamara nimba atayishaka ni umuturage wacu nibareke kuyimushyiramo ku mbaraga. None se kuki ayanga kandi igiye kumugwira iyo yanga niyo bari kumujyanamo irimo amadayimoni y'imbaragasa iyiweyo aravuga ati nimushyira ahandi mwe musanira ya indi yanjye ariko ahandi ndahajya. noneho ikindi gikoresho nkunze kigendera. Twereke uburiri bwawe. Uburiri bwawe ahari kubera iyo imvura iguye ubu niryamira hariya. Bukore butwereke. Ndahawe niryamira. Ukarabira mu ki? Twereke ibikoresho ukarabiramo.
igikoresho nkarabiramo ni iki ngiki. iyi niyo base yawe. Eh, uvomesha iki se? Hmm? uvomesha iki? umeshu Mm. konda shati n'umwana ufite ubwoba. Mm. hanyuma ibikoresho byo mu gikoni. Ibikoresho byo mu gikoni ni iki ngiki, n'aka gasafuriya n'aka gakono byonyine. Ni byonyine Yibwe. niyo mbere. ubu se uyu munsi uraza kurya uti ko mbona bwije kudateka? Uko ndya nyine biriwe ubu turabona ufite n'akadaho. n'akadaho n'umwe. hanyuma waraye ku murenge? naraye mu kagari. waraye mu kagari? bukeye wariye? uyu munsi wariye? nariye. wariye heza? waje hano urateka? naje ngira uko nkora ndarya nyine, kuko ubu imirongo y'ibishyimbo ni ikijana. waraye ku murenge uraza ugaruka hano urongera urateka? nk'uko bisanzwe rero Rwanda Star TV twamenye ko hano mu karere ka Gisagara mu murenge wa Kibirizi mu kagari ka Duwane hari umusaza witwa Yohani Bandorayingwe uba mu nzu ishaje yenda kumugwaho. dufata urugendo tugere kugira ngo tujye kumureba, turebe ubuzima abayemo, turebe uko bimeze, tumenye neza iby'iyo nzu. uyu musaza rero Yohani Bandora turi kumwe, reka atangire atubwira uko iyi nzu yayubatse. muzehe iyi nzu wari wayubatse ute? ubushobozi bwo kubaka ino nzu, tubwira uburyo ino nzu warabashije kuyubaka. ubushobozi ko nabwubatse bamaze kusenyera nyakatsi. ubushobozi nahise mpa uwo mukecuru ikibanza, noneho amafaranga 95,000 ntubyumva, nibyo yampaye. noneho nzakura n'amaburiti byose buribona nari naranze ngira nte, nuko ndakomeza gutyo, nuko ibi byose biracikaguruka. ino nzu wari wabashije kuyisakara yose? nari nabashije kuyisakara, ariko nyuma haravirwa aho inyuma, kubera yuko isakaro ntaryo. wari washyizeho ibiti byo gusakariraho, ariko ntabwo amabati wayabonye yose. hanyuma se ino nzu wayubatse ryari? ino nzu imaze igihe kingana iki hano? none se uhereye igihe basenyeye nyakatsi n'igihe kimaze nyakatsi, kurikira nyakatsi wumva igihe bazisenyeye. bagisenya nyakatsi nibwo wubatse ahangaha? hanyuma ubura isakaro ryo gushyiraho? nyuma yo kurisakara hakurikiyeho iki? byagiye bigenda bite? byagenze gutya nyine, nabwira abayobozi bo hasi hano, nabwira inzu yanjye nayizamuye, bakanga ngo reka. ikomeza gutyo, ngo nujya ku murenge ngo cyangwa ku kagari ngo uzaba utureze. noneho ingorane ziza gutyo, ubwo ndakomeza, inzu iguma gutya ikajya isenyuka, abayobozi bahavuga ngo yariye nabi. abayobozi bakubwira ngo wariye nabi? ubundi wigeze ushaka umugore? nawe yashatse. ino nzu ukimara kuyubaka wese uyijyamo? nahise nyijyamo, ariko ncumbitse kuri uyu mugabo Kayiranga. noneho we Kayiranga ahita ambwira ngo nimuhe 4,000. mpita mvamo ndaza nkajya ndyama aha ngaha. ino nzu turabona ibikuta
ibikuta byayo byaragiye bigwa. Byaje kugenda bite kugira ngo ibikuta by'inzu bigwe kuba bayubatse neza? noneho ibi bikuta umuyaga ugaturuka hariya ugakubitamo, undi muyaga ukongera ukagaruka ugakubitamo, byose noneho bigahita bisenyuka. urumva ni umuyaga byose, na kiriya cyasenyutse nicayemo. Ibi byose nabyo bigasenyuka nicayemo. Noneho nza kubwira umuntu wayubatse, ariko si uko wanyubakiye inzu yanjye nkaba mbona igenda igwa kandi amafaranga naguhaye rwose ko nabuze isakaro. ubwo mureba mu maso mubwire ibibazo byawe nawe nabibona. noneho ubwo inzu nkajya mbona irahengama kuriya, nkajya mbona irahengama. noneho uwayubatse ndamubwira ntariko si ubu ko mbona yose izashira kandi icyumba gisigaye ari ngikiriya kandi hakaba hari hariya amabati nkaba nabuze isakaro rikwiye, ubu nabigenzana. noneho muhamagaye nibwo yaje dutema igiti ahangaha, ntema n'ikindi ahangaha. noneho inzu ntera biriya, ndongera ntera na kiriya. ubu iki n'iki biba birahagaze. noneho ejo bundi nicaye bukeye, kiriya numva kirahurudutse, kiriya kiba kiregamye, ikindi kigwamo hasi. ubwo narakomeje ndiryamira sinagira impungenge. ariko noneho usibye abaje kunsereza nimugoroba b'abayobozi kandi batari bumpe isakaro riyikwiye, kandi iyi nzu yaramye isenyuka bayiba. Iyo imvura iguye nijoro uryamye muri ino nzu bimeze bite? ubwo mure iyo imvura iguye nijoro uri muri ino nzu bimeze bite? biba bimeze nk'ibindi nyine, ndisohokera nkigira hanze. n'ubundi mba ndi munyagirwa nkigira hanze, yahita nkagaruka nkisubirira mu ruhande rw'ibati. iyo imvura iguye amazi agwamo imbere ku buryo uburiri buryamye bwatora? oya, niyo bwatota ariko ndahindura nkagaruka nkiryamye, kubera imbeho n'umuyaga. iyo umuyaga ugaruye bigwamo, ariko byaba bitaguyemo ntacyo. ikibazo cy'ino nzu abayobozi barakizi? ikibazo cy'ino nzu none se ubundi uyu wagiye ku muyobozi w'umudugudu kugeza ku kagari nta muntu n'umwe w'umuyobozi utazi hano, nta muntu utabizi bamuha amabati make. ntabwo ari uko bisenyuka. ibi biti byavuye mu ishyamba rya leta nanabivuge, birangije banga kubaka iyi nzu ngo bayubake bayisakare yose, birangije bamuha amabati y'ibice make cyane. reka mbanze muvugishe namwe ndaza mumbwire. muze ubundi mwari mwavutse muri abana 12, hanyuma isambu murayigabana, abandi bashoboye kujya kwiyubakira, abandi muvukana bariyubakiye bafite inzu zikomeye. bose n'uyu niwe. hanyuma se wowe ukiri umwana wari ufite inzozi zo kuzasazira mu nzu imeze gutya? byaje njyewe nyine ni uko nisakariraga nyakatsi nkiryamye. wumva ko uzaba muri nyakatsi? hanyuma nyakatsi baza kuzica rero, basaba ko buri muntu yubaka amabati. ibati nabo bararyubaka? ibati bampa nyine rikeye, bamuhaye make ariyo njyewe bamuhaye makeya, kandi nasenyewe nyakatsi. kuki utashatse ngo yashyireho? kuki utashatse buriya ngo yashyireho? reka da, nabuze imikoro.
none se nari maze kubona azamura izi nkarakara nari kubona ashyiraho amabati uri kuyabona reka da kandi tubona imvura iguye duteka ko inzu ishobora kurara iguye turavuga tuti uru rugi ejo mu gitondo twatsinze kwa kanaka arahazi umusaza witwa Michel yemeye kuduha iyo nzu twemeye no kumwishyura turavuga tuti wowe ntiwirara aha ubu burije ntujya kuryama muri iriya nzu ngwino uryame mu kagari none ejo mu gitondo ugenda ukubura iriya nzu kubera ko nta nzugi ziriho twari kuvanaho uru tukagenda tukarutera kuri yo akajyamo twamara kumwuzuriza akongera akavatura urugi akarugara hano bandura tubyumvikanaho arabyemera mu gitondo dutera ibyatsi mbese iriya nzu uko bishe umuryango mwari guteraho uru cyangwa mwari kuvura aho hantu naho bari kuvanamo amatafari kuko bahishe umuryango iyo nzu mwari bari kuvanamo amatafari ari mu muryango bagashyiraho Nese yo imeze ite? ni inzu bishe umuryango gutya barahomera umukecuru yishwe n'imbaraga yishwe n'imbaraga baramuhamba wese nizo zizakwica yishwe n'imbaraga nawe imbaraga nizo zizakwica Oya. nimba yishwe n'imbaraga yishwe n'imbaraga iyo nzu bahita bayikinga barangije biburugi barahomera icyo ntabwo yakijyamo none si iyo nzu batayikinga ko nta muntu wayizigayemo bari kuzikora iki kwica yishwe n'imbaraga ntabwo yajya kwicwa na ziriya mbaraga nimushaka indi nzu ntabwo yajya muri iriya nzu y'imbaraga iriya nzu y'imbaraga ntabwo yayijyamo azajya mu yindi n'umusaza wacu azaguye ahandi rigataguye mu nzu y'imbaraga amavunja sinamanuka mu gisenge ntabwo umusaza wacu azicwa n'imbaraga nimumushyira muri sagiteri byibuze n'inzu ya leta y'ibema rikatishwe n'iriya y'imbaraga n'abari abadayimoni bariya ni abadayimoni b'imbaraga ntabwo umusaza wacu yajya mu badayimoni b'imbaraga yishwe n'imbaraga no ku bintu hose n'uyu arabivuze n'uyu nguyu arabivuze n'uyu nguyu babaza yishwe n'imbaraga yishwe n'imbaraga zimanuka ngo ikimba ari intererano mbona ku bintu no ku bintu mwara byose zaramwishe imbaraga sa ntiyahaga none se uyu mudugudu witwa umudugudu witwa Rwuye. ikibazo cy'umusaza giteye ikibazo cy'uyu musaza 2017 bamuhaye ubufasha bw'amategura amategura arayarya 2018 bamuha aya mabati ayari kunze aryamo makeya hasigara ari amategura yari ari ku ruhande rwo hepfo amabati bari mu mabati 11 yongera amategura arariho yabonye mu mabati amategura itayarya uyu musaza n'umuntu wamaze isambu kuva kera ayirya ntacyo yimariye uyu musaza ni umuntu uhabwa amafaranga ya VIP ari ay'ubusaza buri kwezi arayafata akaza agahita yigira mu nzoga agahita yigira muri za nyina ntari zikibaho ntagire ikintu yigezaho ahambere ahangaha naramubwiye nti genda ashaka kugucumbikishiriza ukava muri iyo nzu bakazakubakira indi yanga kuvamo ikimenyetso dore ni iki nimugorona yeje umuvanamo
ndagera mucumbikishiriza ahantu none yahavuye agaruka ahangaha. wamucumbikishiriza hehe ahantu wamujyanye? Namucumbikishirije mu nzu iri hano haruguru mu wundi mudugudu wa Burashi. Yagombaga kuba ariyo yagiyemo, noneho tukamwubakira, twamara kumwubakira akagaruka hano. Twasaniye twazamura indi, niyo gahunda yari iriho, none dore yanze kuvamo. Aranga kuvamo, avuga ko inzu mwamuhaye ngo n'ubundi yapfiriyemo yishwe n'imbaragasa, n'abatinya kubera imbaragasa. Icyo kintu kivuga iki kumvise n'abaturage bavuga? Icyo kintu ndakisobanura. Hano higeze gutera ibintu by'imbaragasa, ariko zikarwara abanyamwanda. Abantu bari bafite umwanda nibo bazirwaraga. Bakaba umurenge urahaguruka, uraza bashakira imiti, abantu imbaragasa barazikira. N'uwo ngo bavuga ngo yishwe n'imbaragasa, apfuye ejo bundi nta mbaragasa yararwaye, yari yarazikize kubera imiti umurenge wagiye uzana, ba leta civile, ba sociale bakazana imiti bakabaha bakisiga, imbaragasa bari barazikize. Yishwe nuko ashaje, nta kindi cyamwishe. Iyo nzu imeze neza? Iyo nzu dore imeze nk'iyi, iyo n'imbere irakurungiye. Ni inzu yubakiwe n'abapadiri, ni inzu yubakiwe n'abapadiri, hanyuma aza gupfa yisize. Impamvu bayikinze nuko nta wundi muntu wari kujyamo, nta muntu yasize. Yasiga umuntu se yari kujya hanze, akajya kuba hanze cyangwa akajya gucumbika ngo nuko mukecuru apfuye. Iyo agira umuntu babanaga ntabarayigumyemo. Iyo ni imyumvire aba baturage ba hano bamushyizemo. Ubundi nijoro twari twumvikanye ko mu gitondo ahasukura akahajya. Ibyo byose rero ni imyumvire aba bose bagiye bamushyiramo. Nose ko bashyigikiye ko se azagwirwaho n'iki ngiki? Urumva nicyo bashyigikiye. Nese urabona hari ahantu ari. Ariko bazi urupfu wenda uwo mukecuru yapfuye. Bibaye ngombwa reka bamurebera indi nzu. Kuko iyo nzu uwo mukecuru yari irimo abadayimoni. Urukumva yari irimo abadayimoni, ibintu by'ibibaragasa byamanukaga mu kirere biza byikubita. Uri kumva? Byamanukaga mu kirere biza bigira umukecuru niyo wagendaga. No imbaragasa ziza zigafata hano, zigafata ku kiganza hose. Iyo wamuguriraga akubwira ati nta kantu mpaye, niyo yagutumaga ari nk'umuntu wamuhaye igiciro ugenda umugurire biswi, warayimutamikaga gutya, ntabwo yabashaga kwitamika. Ntabwo ari umwanda. Abantu bose, hari abantu benshi bafite imyanda hari kwa bahategeka, ntabwo ariko bose barwarira ibyo bibaragasa. Abo bose abasi wowe wa mbere waba uwo mukecuru yari afite umwanda. Uwo mukecuru yajyaga agira rwose ni ibidayimoni byabiteye no kugira ngo apfe umukecuru, kuko ibibaragasa byamanukaga mu kirere bigahubuka, kandi nta handi hantu byajyaga. Nicyo kintu cyamushe ahantu hose, yaragize uruhu rwarashizeho kubera kwishimagura. Niyo wamukiraga, niyo yagutumaga n'akarindazi, wahavaga ari uko iyo pati yayirangije umutamika paka karangije, ntiyabashaga kwitamika kubera byari byarabigize hose. Koko se yaba yarishwe n'imbaragasa cyangwa barabeshya? Uwo mukecuru nibyo bibaragasa byamunyweye amaraso arinda arangiza. Byamanukaga gutya biyagara, ukuzi imegeri ko ziba zimeze. Abaturage barabizi, twese kwahahitaga turabizi, nta muntu utabizi. N'abana, nk'umwana mutoya ntiyabaga yatinyuka no kumwegera kubera ukuntu abona ameze, siko? None nkabona uyu musaza barimo bamujyana hariya, abona bakwiye gukora iki? Ntabwo ari hariya hari inzu honyine, ntabwo ari hariya hari inzu honyine. Niyo no kwa Barutagarama hari amazu menshi, ntibabara ahantu akazu bamwegekamo cyangwa n'ahandi, ariko bakazamwubakira atakiri muri iki kizu. Nawe yigunya kwinangira ngo yange kuvamo. Wenda nimba ari ukubera ari harabaye bamujyanya akabona atabasha kuhajya, nareba ahandi hantu bamwerekeza, ubundi tumufasha abaturage, dukora umuga, dutanga umusada, abe yakubakirwa wenda na leta igira ikishyiraho nayo mabati aboneka. Nta muntu w'umuturage umwangisha, uriya musaza azi ubwenge, atari umusazi se.